niba abantu baribagiye ibyo bakoze, Imana ntiyabyibagiwe, komeza ujye imbere. Niba nta muntu wagushimiye, Imana yo yarabibonye kandi iragushima. Niba warafashije umuntu ntakubwire ngo urakoze, Imana yo yarabibonye. Niba warasenze mu ibanga, Imana nayo yarabibonye. Niba warakomeje gukiranuka mu gihe cy'ibigeragezo, Imana yarabibonye. Ntugakore ibyiza ufite intego y'uko haleluya, muraho mwese ba Kristo ba Mesiya, muraho mwese banyarwanda, muraho mwese bantu bubaha Imana batuye amahanga yose, muraho mwese abakuzi umusaba wa Kristo, muraho mwese abantu mwese mwumva mwifuza Imana mu bugingo bwanyu, mwese nabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana nabateguriye, ryanejeje umutima wanjye, nkaba nifuza yuko turisangira kugira ngo namwe ribanezeze. Rivuga ku mirimo ikoranywe gukiranuka. Riravuga ngo ese imirimo ikoranywe gukiranuka ishobora gukiza umuntu ku munsi mubi? Icyo ni ikibazo abantu benshi bibaza, ariko noneho turaza gusanga igisubizo mu ijambo ry'Imana byose turi busome. Tugiye guhera ku gitabo cya Zaburi ibice 41 ku murongo wa mbere tugeze ku wa 3. Dusoma mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye gushaka igisubizo cy'iki kibazo kivuga ngo ese imirimo ikoranywe gukiranuka ishobora gukiza umuntu ku munsi mubi? Dusoma mu izina rya Yesu Kristo. Hahirwa uwita ku bakene, Uwiteka azamukiza ku munsi w'ibyago. 2, Uwiteka azamurinda mukize kandi azahirwa ari mu isi. Kandi ntumuhe abanzi be kumugirira uko bashaka. Uwiteka azamwiyegamiza ahondobereye ku buriri, ni wowe umubyukiriza uburiri iyo arwaye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bene data, hari abantu benshi bakunda kwibaza ibibazo. Ikibazo cya mbere kiragira kiti ese Imana ishobora kwibuka ibyo nakoze? Imana ishobora kwibuka ibyo nakoreye abandi ikabigira impamvu yo kungirira neza mu gihe cy'amakuba? Igisubizo ni yego. Imana ibona kandi ikibuka imirimo ikoranywe umutima mwiza. Imana ntabwo ireba gusa ibyo umuntu avuga, ireba n'uko yabayeho, uko yakundaga abandi, uko yabafashaga, uko yabanaga n'abatishoboye, n'uko yakoraga ibyo gukiranuka. Imirimo ikoranywe gukiranuka ishobora kuba impamvu Imana yibukiraho umuntu ikamugirira neza ku munsi mubi. Imirimo myiza ntigura agakiza, ariko Imana ntiyibagirwa imirimo ikoranywe gukiranuka. Tugomba kumenya ko agakiza kadaturuka ku mirimo, ahubwo ko dukizwa n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera. Tugomba kumenya ko agakiza kadaturuka ku mirimo myiza, ahubwo ko dukizwa n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera. Nyamara umuntu wakiriye agakiza aba yarahindutse, maze ubuzima bwe bukagaragaza imbuto z'imirimo myiza. Niyo mpamvu umwami Yesu yagize ati ubwo mwabikoreye umwe muri aba bene data bato, nijye mwabikoreye. Turabisanga muri Matayo 25 ku murongo wa 40. Ibi bitwigisha ko nta murimo w'urukundo ukorerwa Imana uba imfabusa. Hari igihe ushobora gufasha umuntu ntakubwire ngo urakoze. Ushobora gusengera umuntu ntamenye ko wamwibutse.
ushobora gufasha umukene ukitanga nk'umuntu ubabaye, ugasura umurwayi, ugahumuriza uwacitse intege, ntibabihe agaciro. Menya ko Imana ibyo byose yabibonye. Ingingo ya mbere, Imana ibona imirimo umuntu akora. Iyo dusomye mu Baheburayo ibice 6 ku murongo waho w'10, haravuga ngo Imana ntikiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n'urukundo mwagaragarije izina ryayo. Abantu bashobora kwibagirwa ibyo wakoze, ariko Imana yo ntiyibagirwa. Abantu bashobora kwibagirwa imirimo yose wabakoreye. Abantu bashobora kwibagirwa amashengesho wabasengeye. Abantu bashobora kwibagirwa ko wabafashije. Abantu bashobora kwibagirwa ko wabarihiye amashuri. Abantu bashobora kwibagirwa ko wabacumbikiye. Abantu bashobora kwibagirwa ko wabagaburiye. Abantu bashobora kwibagirwa ko wirukanye amadayimoni muri bo. Abantu bashobora no kwibagirwa yuko wabagiriye neza, ariko Imana yo ntijya yibagirwa imirimo. Wafashije umuntu mu gihe yari afite ikibazo, Imana yarabibonye. Watazi ibyo wari ufite ngo ufashe umurimo w'Imana, Imana yarabibonye. Wihanganiye umuntu wari ugowe, ndetse wihanganiye n'umuntu wari ugoye, Imana yarabibonye. Wafashije umupfakazi cyangwa umuntu utishoboye, Imana yarabibonye. Wagiye gusura umurwayi, Imana yarabibonye wicika intege. Warasenze usabira abandi, Imana yarabibonye ko wiyirije ubusa utisabira. Imana yabonye ko watanze itike ukajya mu misozi, kandi Imana yabonye yuko wari wikoreye umutwaro w'abandi wicika intege. Imana yarabibonye. Nubwo abantu batagushima, ariko Imana yo yarabibonye. Reka dusome mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 20 ku murongo waho wa mbere tugeze ku wa 6. Iyo dusomye ayo magambo yose, tubona ko umwami Hezekiya yarwaye cyane. Umuhanuzi Yesaya akaza kumubwira ko agomba gutunganya ibyo mu rugo rwe kuko yari agiye gupfa. Ariko Hezekiya agahindukirira ivure agasenga ati, ndakwinginze Uwiteka, wibuka yuko nagenderaga imbere yawe mu kuri no mu mutima utunganye, nkora ibyiza mu maso yawe. Aha ngaha tubona ko Hezekiya yabayeho mu buzima bukiranutse. Ubuzima bwa Hezekiya bwabayeho bukiranutse, ategereje umunsi we w'amakuba ngo atangire gusenga. We yasenze ubuzima bwe bwose. Hari igihe abantu babona bamaze kugerwaho n'ibibazo, bakibuka yuko mu Mana hari ubutabazi, kandi bakibuka yuko izina rya Yesu Kristo ari umunara muremure. Ariko Hezekiya we mu buzima bwe bwose yabayeho akiranutse, adategereje umunsi we w'amakuba. Niba ushaka ko mu gihe gikomeye uba ufitanye n'Imana umubano mwiza, tangira uyu munsi ukorera Imana, ugendane nayo. Dusome mu Byakozwe n'Intumwa ibice 10 umurongo wa mbere tugere ku wa 4. Tuhabona ko Koroneliyo yari umuntu wubahaga Imana, agasenga kandi agatanga imfashanyo. Marayika yaje kumubwira ati, amashengesho yawe, amaturo yawe byarazamutse biba urwibutso imbere y'Imana. Hari imirimo ushobora gukora ukibwira yuko ari muto, ukibwira yuko ari mito, ari imirimo mitoya,
ariko imbere y'Imana ari ikintu gikomeye. Ntukavuga uti ni amafaranga make, ni umuntu umwe nafashije, ni isengesho rito nasenze, ni ijambo rimwe nahumurije umuntu. Imana, haleluya, ishobora gufata icyo abantu babona ko ari akantu gatoya, ikagakoresha mu mugambi wayo muremure kandi ukomeye. Imana ishobora gufata icyo abantu babona nk'akantu gato, ikagakoresha mu mugambi wayo muremure kandi ukomeye. Abefeso ibice 2:8 kugera ku wa 9 hatwigisha ko dukizwa n'ubuntu kubwo kwizera, atari kubw'imirimo, kugira ngo hatagira umuntu wirata. Ari iyo abantu baza kubona agakiza k'Imana kubera imirimo abantu bakoze, abantu bafite amafaranga bari kujya batanga amafaranga menshi bagafasha abantu benshi, bityo bikabafasha kwegera Yesu Kristo. Ahari abantu bafite imbaraga, bafite amaboko akomeye, bafite imbaraga zo mu buryo bw'ubuzima, bari kujya bafasha abantu. Ibyo bikabahesha rwose kwegera Kristo byoroshye. Ariko Imana yarabirebye, ibona hari abantu batagira imbaraga, batagira amafaranga, batanagaragara, abantu ushobora kureba mu ishusho aho bari ukajya ubona nta nabahari, cyangwa ukabona wabakubitira n'ideni, ukabona baramutse begereye aho uri bakwicira isura, ukabona bakwicira rwose ukugaragara. Ariko Imana ibibonye iravuga iti oya, ishyiraho yuko tugomba kubona agakiza k'Imana biturutse mu buntu bwayo kandi kubwo kwizera Yesu Kristo. Ibyo yabikoreye kugira ngo hatazagira umuntu wirata. Niko ijambo ry'Imana rivuze mu Befeso ibice byaho 2:8 kugera ku wa 9. Ntabwo dukora imirimo myiza ngo Imana itubabarire, ahubwo dukora imirimo myiza kubera ko twakiriye ubuntu bw'Imana. Umuntu ukijijwe n'ubuntu agomba kugira ubuzima bugaragaza imbuto z'agakiza, kandi bugaragaza imbuto zerekana ko uwo muntu ari umuntu w'Imana. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice byaho 7 havuze yuko igiti cyiza kigaragaza imbuto zacyo nziza. Ni nako bimeze ku mukristo. Kwizera nyakuri kubyara imirimo myiza. Iyo dusomye muri Yakobo ibice byaho 2:17 hatwigisha ko kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye, ndetse n'imirimo itagira kwizera ibipfuye. Ahangaha abantu bajya bakunda kuhibesha cyane, ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Ni ukumva kuri umukristo ukumva nta kintu na kimwe uzakora, ukumva nta murimo uzakora, ubwo uba ufite kwizera ariko nta mirimo ufite. Ubwo rero kwizera kwawe kuba gupfuye. Noneho hariho n'undi muntu ukora imirimo ariko akaba adafite kwizera, akaba atemera Imana, ariko akavuga ati jewe nzafasha abakene, jewe nzajya gusura abarwayi, akaba yifitiye umutima mwiza rwose. Iyo mirimo uwo muntu akora nayo ibipfuye, kubera yuko izina rye ntaho ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Imirimo yose akora izamubera imfabusa, kuko ntabwo azayihemberwa. Mwene data, ujye ukora imirimo idafite utizeye, menya yuko uri gukorera inyuma ya zero. Nawe mwene data wizera ukumva nta kindi kintu uzakora,
uzaba uri aho ngaho wumva ufite Imana. Muri Bibiliya tugomeze gusoma ho haravuga ngo umwana uko kwizera n'abadayimoni barakugira. Waba ufite kwizera kw'abadayimoni, kuko abadayimoni bizera ko umwami Yesu ariho, baniyemera yuko igihe cy'imperuka kizagera, isi ikarangira n'ijuru rigakurwaho hakabaho ibindi bishya. Ariko ubwo kwizera kw'abadayimoni ntacyo kuzabamarira. Ingingo ya 6, umunsi mubi uraza. Burya igihe kijya kigera umunsi mubi ukaza. Iyo dusomye muri Zaburi ibice byawo 41 hatubwira ku muntu witaye ku munyantege nke, hatubwira ku muntu witaye ku munyantege nke, hagakomeza havuga ko Uwiteka azamukiza ku munsi mubi. Umuntu yitaye ku mukene, yita ku munyantege nke, yita ku murwayi, yita kuri wa wundi w'inyuma, uwo abantu babona bakagira ngo nta n'isura agira, wa wundi abantu batifuza gutumira mu kirori, wa wundi abantu batifuza kumubona yicaye mu bandi, wa wundi abantu basubiza inyuma. Zaburi ya 41 itubwira kuri uyu muntu witaye ku munyantege nke w'umukene, ikanakomeza ivuga ko Uwiteka azamukiza ku munsi mubi no ku munsi w'amakuba. Ibi bitwereka ko ubuzima bugira ibihe bitandukanye. Ubuzima bugira ibihe bitandukanye, isi igihinduka, umunsi mwiza n'umunsi mubi. Tugiye kureba ku munsi mwiza n'umunsi mubi. Hari igihe ibintu bigenda neza, ariko hari n'igihe umuntu ahura n'ibigeragezo. Hari igihe abantu bakuba hafi, hari n'igihe baguta ukaba wenyine. Hari icyo Imana yibuka umuntu wayikoreye neza mu bihe byose. Hari igihe Imana ijya yibuka umuntu wayikoreye neza mu bihe byose. Niyo mpamvu dukwiriye gukorera Imana tutarindiriye ko abantu batubona. Ntidukwiye gukorera Imana kugira ngo abantu babirebe. Ntidukwiye gukorera Imana kugira ngo tugaragare. Dukwiye gukorera Imana kugira ngo tugire hiti. Muri Matayo ibice bya 25:34 kugera kuri 40, Yesu avuga ku bantu bakoze ibikorwa by'urukundo: kugaburira abashonje, guha amazi abafite inyota, kwakira abashyitsi, kwambika abambaye ubusa, gusura abarwayi, gusura imfungwa, guhumuriza abababaye n'ibindi byinshi bitandukanye. Abakiranutsi bazatungwa n'imirimo yabo y'amaboko yabo. Aha ngaha hatwigisha yuko abakiranutsi bazatungurwa n'ijambo umwami Yesu azavuga ati, ubwo mwabikoreye umwe muboroheje, ninjye mwabikoreye. Nabo ngo bazamubaza bati, mwana, twakubonye ryari washonje? Ese twakubonye igihe ki wafunzwe? Ni ryari twahuye nawe wambaye ubusa? Nawe azabasubiza ati, ubwo mwabikoreye umwe muri ba bandi, ninjye mwabikoreye. Nimwinjire mu munezero wa so. Umurimo ukorera umuntu mu izina ry'Imana ushobora kuba umurimo ukorera muri Kristo ubwe. Umurimo ukora ukoreye mu izina ry'Imana ushobora kuba umurimo ukoreye Kristo ubwe. Iyo ugiriye neza umuntu ukamugirira neza mu izina ry'Imana, ubigiriye Yesu, ntabwo ubigiriye wa muntu. Yesu arabifata akabyishyiraho, akabona ko ari we ubikoreye. Nusanga umuntu ari kunyagirwa nta mutaka afite, wowe ufite mu gikapu cyangwa utwaye mu modoka ukaba umunagira, Yesu azabona ko ari we utwikiriye.
nutekereza ukabona ko umuntu afite abana 5, 6, 7 babuze kwiga kubera ko ise na nyina babuze ubushobozi, ugafata nk'umwe ukamurihira, Yesu azabona ko ari ubigiriye. Nucumbikira umuntu utitaye ko ari umukene, ntuvuga uti afite inda ari kujojoba ntiyoga aranuka, ukamucumbikira ukamugirira neza, Yesu azabona ko ari ubigiriye. Cyane yuko ashobora no kuza iwawe yihinduye uwo muntu, akaza ari ikigeragezo cyawe aje kukugerageza ngo arebe yuko ibyo uvuga bihwanye n'ibyo washyira mu bikorwa. Icyo gihe Yesu azabona yuko ari we ubikoreye, azakubwira ati ubwo wabikoreye wa wundi, haleluya, nije wabikoreye, injira mu munezero waso. Ntukagire uwo usuzugura kubera ko ntacyo afite, ntukagire uwo wirengagiza kubera ko ntacyo yaguhaye. Imana ireba umutima w'umukozi n'urukundo rwatumye akora uwo murimo. Ijambo ry'Imana riraguhuguye ngo ntukagire uwo usuzugura kubera ko iyo umurebye ubona nta kintu afite cyangwa se nta kintu uzamukuraho. Ushobora kuvuga uti uriya nta nama azamugira, uriya ntazasengera, uriya sinzamuguza amafaranga, uriya ntituzajyana mu mirimo, uriya ukamuburaho impamvu yatuma umugirira neza. Ariko ijambo ry'Imana riraguhuguye ngo ntukagire uwo usuzugura kuko ntacyo afite, kandi ntukagire uwo wirengagiza kuko nta kintu yigeze aguha. Ushobora gutumira umuntu mu bukwe ukabona yanze kugutwerera bishaka. Ushobora guhamagara umuntu ukabona neza yuko wabibonye ariko ntagusubize. Ariko wowe ku giti cyawe ntukagire uwo wirengagiza kuko ntacyo yaguhaye. Mugaragu w'Imana Pawulo yahuguye abantu, arababwira ngo ntimukirengagize kugira neza. Imana ireba mu mutima w'umukozi, ikareba n'urukundo rwatumye akora uwo murimo. Ingingo ya 8, imirimo myiza igomba gukorwa mu gukiranuka. Ibyo turabisanga muri Matayo 6 ku murongo waho wa mbere. Hatwigisha kwirinda gukora ibyo gukiranuka imbere y'abantu ngo babibone. Hari abantu bajya mu rusengero bashaka kugaragaza ibyubahiro, hari abantu bagira neza. Mbese wirinde ikintu cyazakubera urubanza, ahubwo ikintu cyose uzakora uzagikorere mu gukiranuka, wizera ko Imana ireba ibyiherereye ariyo izareba ibyo ukora. Dore ko n'ijambo ry'Imana ryavuze ngo nugira neza ukuboko kw'ibumoso ntikuzabimenya mu gihe ukw'iburyo ariko kwabikoze, ndetse n'ukw'ibumoso nikugira neza ngo ukw'iburyo ntikuzabimenya. Ntugafashe umuntu ngo abantu bakuvugeho, ntukitange ngo abantu bakwite umukiranutsi, ntugasenge kugira ngo abantu baguhange amaso, ntugakora umurimo w'Imana ngo wiheshe icyubahiro. Kora ibyiza kuko ukunda Imana. Iyo abantu batakubonye, Imana yo iba yarakubonye. Iyo abantu batagushimiye, Imana yo iba yarabibonye. Iyo abantu bakwibagiwe, menya ko Imana yo itakwibagirwa. Byashoboka yuko abantu bakwibagirwa, ariko Imana yo ntiyakwibagirwa. Hari abantu bibwira ko gukorera Imana ari ugukora ibintu bikomeye. Oya, ahubwo gukiranuka gutangirira mu tuntu dutoya: kuvugisha ukuri, kubaha ababyeyi, kutiba, kutabeshya, gufasha utishoboye, kumubabarira, gusengera abandi, kubaha isezerano, kwita ku nshingano zawe, kutagirira umuntu nabi nubwo ufite ubushobozi bwo kubikora. Icyo ni ikintu gitoya uba wirinze, ariko Imana ibibonye ibona rwose wakoze ikintu gikomeye.
Luka ibice 6:10 ho hatwigisha ko ukiranuka ku kintu gito aba akiranuka no ku kintu kinini. Niba wabashije gukiranuka ku kantu gatoya, menya yuko Imana izakuyobora, bizakubera umuyoboro wo gukiranuka no ku kintu kinini. Koresha ibyo ufite uyu munsi, igihe uzaba wagwijije byinshi, ahubwo no muri utwo dukeya ukiranuka. Ingingo ya 10, ntugacike intege zo gukora neza. Hari igihe umuntu akora ibyiza igihe kirekire ntahita abona ibyiza bimugarukira, akavuga ati maze gufasha abantu benshi ariko nge nta wamfashije, maze gusengera abantu benshi ariko ntawe unyitaho, maze gusenga igihe kirekire ariko ikibazo cyanjye kiracyahari, maze gukora ibyiza byinshi ariko ubuzima bwanjye ntiburahinduka. Ijambo ry'Imana mu Bagalatiya ibice 6:9 haravuze ngo twe ntiducogora gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Gumya ukore neza, ntugacike intege, ukurikize icyo ijambo ry'Imana ryavuze ngo twe ntiducogora gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Imana irabona kandi irahari, Imana irabona kandi irahari. Bityo ntukareke gukora neza kuko abantu batabigushimiye. Niba ubona ko abantu ukora neza ntibabigushimira, ntukareke gukora neza kuko abantu batabigushimiye. Ntukareke gufasha kuko hari umuntu wagusebeje. Ntukareke gusenga kubera ko ibisubizo byatinze. Ntukareke gukiranuka kuko ubona abakora ibibi baguwe neza. Wowe ntukareke gukiranuka kubera ko ubona abakora ibibi baguwe neza, ngo uvuge uti ariko suriya ko akora biriya ntaguwe neza, njyewe ukora neza sinduzi byarancanze. Menya ko ijisho ry'Imana riri kuriho, igihe cy'Imana nawe kizagera. Ingingo ya 11, Imana ishobora gukoresha imirimo yawe mu guhindurira abandi ubwiza. Hari umuntu ushobora kuba yarahuye nawe mu gihe gikomeye, ukamubwira ijambo rimwe gusa kandi ijambo ryo kumuhumuriza, ariko we akaribika ndetse imyaka myinshi. Hari umwana ushobora gufasha akiga, hari uwo ushobora gufasha akongera kugira ibyiringiro, hari umuntu ushobora gusengera akagaruka ku Mana. Izo nizo mpamvu dukwiriye gukomeza gukora ibyiza, kubera ko intambwe utera iyo ari yo yose Imana iba iri kumwe nawe kandi ijisho ryayo riba rigukurikirana. Kandi impamvu itera Imana kugukurikirana nuko iba ifite umugambi wo kuzagukiza ku munsi mubi ndetse no kuzaguha iherezo ryiza. Haleluya! Ingingo ya 12, ni uwuhe murimo wakora uyu munsi? Uyu munsi buri wese yakwibaza ati ni iki nkorera Imana? Ninde nafasha? Ninde nkeneye kubabarira? Ninde nkeneye gusura? Ninde nkeneye guhumuriza? Ninde nkeneye gusengera? Ni iki nakora kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro? Koresha ibyo ufite. Niba ufite umwanya wukoresha, niba ufite ubushobozi bwo gufasha bukoresha, niba ufite ijambo ryiza rivuge, niba ushoboye gusenga sengera abandi, niba ushoboye kwigisha wigishe kandi ubikore neza, niba ushoboye guhumuriza abandi bikore. Bene data, umuntu wakiriye ubuntu bw'Imana ntakomeza kubaho nk'uwitandukanyije nayo. Ubuzima bwe bugaragaza urukundo, ubuntu, ukuri, imbabazi, gufasha abandi,
gukiranuka, kandi ntitwibagirwe ko Imana ivuga iti ntikiranirwa ngo yibagirwe umurimo wanyu n'urukundo mwagaragarije izina ryayo. Ntago dukwiye kwibagirwa rino jambo, rigomba kuba ari ihame ryo mu bukristo bwacu, cyangwa se ryo muri uru rugendo rwo kujya mu ijuru. Iryo jambo riravuga ngo ntikiranirwa ngo yibagirwe umurimo wanyu n'urukundo mwagaragarije izina ryayo. Niba abantu baribagiwe ibyo bakoze, Imana ntiyabyibagiwe, komeza ujya imbere. Niba nta muntu wagushimiye, Imana yo yarabibonye kandi iragushima. Niba warafashije umuntu ntakubwire ngo urakoze, Imana yo yarabibonye. Niba warasenze mu ibanga, Imana nayo yarabibonye. Niba warakomeje gukiranuka mu gihe cy'ibigeragezo, Imana yarabibonye. Ntugakore ibyiza ufite intego yo kubona Imana. Ntugakore ibyiza ufite intego yo kubona Imana. Kora ibyiza kuko wamenye Imana. Ntugakore ibyiza ngo abantu bakubone. Kora ibyiza kuko Imana ikubona. Ntugacogore gukora neza kuko Imana itibagirwa imirimo ikoranywe gukiranuka. Mwakira ijambo ry'Imana bene data.